Tayari deja narugambye ngo nitegure nshuti bavandimwe bakundwa nshuti zanjye muraho neza. Ijambo mbazaniye rya mbere numvishe nshaka kubabwira rya mbere no kubabwira ko mbakunda. Hashize igihe kinini cyane tutabonana, bamwe duhura ariko abandi tutarabasha guhura. None nifuje kuganira namwe uyu munsi, kubageza aho intego mfite mbafitiye nziza kandi muzamfashamo nanjye nkabafashamo, kuko ari byinshi cyane tuzungurana. Tumva rero twaganira neza, tukaganira dutuje, ibisigaye ndumva twabivugana twicaye. Najya ngo mbibwire, nitwa Munyarugerero Gerard, nkaba ndi umunyarwanda, nkaba ndi artiste, ndi umuhanzi ucuranga indirimbo, uririmba indirimbo, uhimba ibintu bijyanye n'indirimbo, nkaba mbikunda cyane. Nkaba ndi umu artiste peintre, mu bugeni butandukanye, peinture, abstrait, handicraft, ibintu byinshi cyane bitandukanye. Niyo mpamvu nifuje kugira ngo mfungure no rubuga kugira ngo tujye turuhuriraho, tuhane ibitekerezo, tuganire, dufashanye, mbagezeho ubumenyi bwose mfite bwo kubafasha, mbagezeho ibitekerezo byiza, mbagezeho ibintu byabafasha mu buzima butandukanye. Namwe kandi mubashe kumfasha, mubashe kumbwira, mubashe kumpa ibitekerezo, mubashe kumpa inyunganizi, kugira ngo hamwe n'abakunzi bacu tuba turi kumwe ku rubuga bajye bagira ibintu bakuraho. Impamvu y'uru rubuga rero ni ukugira ngo tubashe guhura n'inshuti zanjye. Abantu benshi bagiye babisaba, abantu benshi bagiye bamamagara, turagukeneye, turagushaka, ngwino tuganire, uduhe ubumenyi ufite. Niyo mpamvu rero iki gitekerezo cyaje kugira ngo tugire ahantu tujya duhurira, nanjye binamfashe kuba nabasha kubonaho nyuza ibihangano byanjye, kuko ubu ngubu monde tugezemo ni monde y'amashusho, ni monde ya image, ni monde ya éclairage, ku buryo bisaba kugira ngo abantu bakubone. YouTube, telefone na internet niho ubu ngubu isi tugezemo imeze. Niyo mpamvu nanjye navuze ni reka mfungure icano aba ariho nzajya nyuza ibihangano byanjye, ibitekerezo byanjye, ibiganiro byanjye, ibyo nshaka kugira ngo mbagezeho, namwe bariho duhurira muri benshi. Kandi ndagira ngo nshimire n'abamaze kwiyabonesha kuri cano, muri benshi ndababona kandi ndabakunda cyane. Mwanyeretse urukundo mu gihe gitoya nari nyifunguye maze gushyiraho indirimbo, mwamaze kwibona yitwa Ijambo. Mbese mbona abantu benshi cyane batandukanye, kandi nabonye amareaction y'abantu bambwira ati ni byiza, nibyo, kandi mbijeje ko nzakomeza. Ndashaka kujya mu profite rero nawe nkubwire, kugira ngo wowe utarabasha kujya ku rubuga ngo urebe aho hasi, kore subscribe, share n'ibindi uko byumva, kandi bizagushimisha niduhura namwe muri benshi. Rero nishimiye kongera guhura namwe, kandi tuzagira n'ibihe byiza, tuzagira n'ibiganiro byinshi bitandukanye, tuzavuga kuri muziki. Hari abantu cyane cyane bagiye bambaza bati turashaka kumenya uburyohe buba inyuma yo kumva muziki, turashaka kumenya uburyohe buba inyuma yo kureba irangi gusa, tableau, igihangano, kuko nibyo birumvikana. Muziki biri hariya icuranze, irimo ibyuma, irimo amasirema, irimo amajwi meza, ariko hari abantu bavuga bati turashaka kumenya igihuza iriya gu, buriya buryohe buba buri muri muziki hagati, kugira ngo ibintu bisohoke kuriya biryohe kuriya. Hari ubundi buryohe buba burimo kwitegura, kuririmba, repetition, uburyo usohora ijwi, uburyo ubasha kugira oreille musicale, ibindi bintu birimo hari inyuma, nibyo tuzagenda tubivuganaho, tuganiraho,
tunigishanye duhugurane uburyo ushobora kuririmba style nyinshi zo kurimbamo, style nyinshi zo kuba wasohora ijwi, wakompoza indirimbo yo muri style itandukanye, waririmbira hejuru, waririmbira hasi, ibintu bitandukanye. Nzi ko muzaryoherwa, muzabamenyeraho byinshi kandi namwe muzamenyeraho byinshi. Hari n'abavuga bati turashaka kumenya ibijyanye n'ubuhanzi. Tugiye nko muri peinture, ubuhanzi bwo gushushanya. Hari abantu bavuga bati iyi tableau iri abstrait isobanura iki? Est-ce que umu artiste wayikoze yatekerezaga iki? Est-ce que hagati yo gushushanya tableau no kuyitekereza harimo ikindi kintu kiba kirimo hagati? Harimo uburyo iba burimo hagati yo kubitekereza no kurota igihangano urashyira naho haba harimo uburyohe. Ibyo ni ibintu tuzagenda tuganira, nzagenda mbagezaho tuvugana. Nzi ko harimo abartiste muri mwebwe batandukanye bazagenda baduha ibitekerezo. Nzi ko hari abartiste benshi tuzatumira bazi baduhugure, baturusha ubumenyi. Ndi umu artiste ariko hari abakora ibitandukanye n'ibyanjye, hari abashaka kumenya ibyo nkora, abo bose tuzagenda nzababazanira, namwe kandi muzagenda mudufasha duhura. Hari n'ubundi buhanzi butandukanye, izindi mpano zose tuzashyira hamwe, ibyo tuzi byose, ibyo dufite byose tuzabisangira. Hari n'ikindi rero, nta gihe ujya uririmba, waba urimo kuririmba ukumva ni nkaho ibyo urimo kuririmba urimo urabisoma ahantu, cyangwa se ukumva ni nkaho urimo gushushanya. Aho ngaho rero uba wamaze kugira mu muziki nyawo. Hakaba n'igihe urimo gushushanya peinture, urimo urashushanya ukumva birimo gutanga nk'amanote, birahura. Uko ushushanya peso n'uburyo ucuranga gitari cyangwa uririmba, byose bifite ni art zihurira. Ibyo rero tuzamenya ukuntu tubikombina, turebe ahantu bihurira. Ibyo bintu byose ni art kandi ikomeye cyane, ihindura amateka. Iyi art tuzavuganaho, ibi buhanzi tuzunguranaho ibitekerezo, ni ibintu byo guhindura urubyiruko rwacu, ni ibintu tuzafasha urubyiruko rwacu ruzamuka mu muziki, muri art zitandukanye, kugira ngo tubahe ubumenyi butandukanye ku byo twamenye, kuri experience twagiye tunyuramo. Tuzabafasha n'abakuru baturusha mu igihe kinini cyane mu muziki, nabo bazadufasha. Abartiste batandukanye nabo bazadufasha muri ibi bintu. Tuzaganira ibintu byinshi cyane bitandukanye, tuzashaka abatumirwa, tuzashaka ibizaduha ubumenyi bwose butandukanye. Nkaba ngira ngo rero mbararike kugira ngo mujye mwitabira kino kiganiro, kandi nzi ko nanjye nzagerageza kubagezaho ku bintu mukunda. Ikishishikaje cyane ni uko ibi byose mvuze byose bihura mu kintu cyitwa urukundo. Igihe ukunda umuziki, igihe ukunda peinture, nako ugomba gukunda n'abantu, kuko igihe tuzaba dufashanya, turimo dushushanya, tuzahuza ibiganza, tuzahuza amayide, tuzahuza ibitekerezo. Ikizavamo rero nuko tuzaba twashyize hamwe. Igihe tuzaba ducuranga, urimbana n'abantu batandukanye, orchestre, hari bassiste, hari guitariste, hari ucuranga drums, hari aba vocals. Abo bose ni abantu bagomba kuba bahuje. Tuziga uburyo ibintu bishyize hamwe, abantu bakundana babasha kuba basohora ikintu cyiza. Ariko abantu batandukanye mujya muri repetition bigatandukana, na result ivuyemo igatandukana. Bityo rero tuba turi hamwe kuri urubuga, dusungurana ibintu bitandukanye, dusungurana ibitekerezo, tuzafashanya. Umwe azana ikintu kimwe hariya, undi azana ikindi, tukiganireho, tuhane amayide atandukanye. Twayavuze, reka ngende. Gusa turaganiriye, turibwiranye, kandi hari byinshi mumenye bahishiye bitandukanye kandi biryoshye. Niyo mpamvu mbararika kugira ngo tujye duhurira kuri runo rubuga, turyohe, twishimane kandi twunze ubumwe. Reka mbareke.
gusa abari mu rugo, abari ku kazi, abari turimo dutandukanye, mwese ndababwiye ngo mugire amahirwe masa. Ciao ciao. Nagaruri namazose Everybody, subscribe. 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 bikwiye.